gira vuba ndumva nisonzesha. Sorry yo. Iki utabona ni iki? Ubu ndi umugore wa Ngoga. Guhera kuri 0 kugera kuri 2. Ubu ndi madamu wa Ngoga byemewe. Aha, kuhera amavuta n'isabune. Shaka ayo mavuta se? Amavuta? Hano ko mfite amavuta menshi, umugabo wanjye aba yararanguye nta bintu byo kwirirwa rwose nigora. Ngira ayishaka. Ufite bebe. Aya ngaya? Wisiga tuno tunu gakira. Shaka se ngo ngameneza no munyi. Umunyu washize. Yarani igenda. Genda nyine rumva. Nimva kuri bank ndaza kukugarurira. Ana mafuta gurangahe? Kuri 5 simusigayemo 5 sasugura umva ari menshi kuri nge na Ngoga. Genda ndaza kukugarurira. Kani igenda ngaguma mu butike. Genda. Uyu munsi noneho baba we kazuba. Banze ngiye gutarasa nakundi. Ako ntacyo kunguko ntacyo bimeze. Ndimo magaye. Hello. Karame. Abakobwa b'iki gihe sinyifuza kuvugana n'umukobwa uko yahava akagera. Oya bibaye byiza wangu. Ndabazi shanda bamenyereye. Umuntu ubwo imvana rabamenye na amafaranga nta kintu mufasha umuntu. Wahamagara je ndumva amakuru yera. Kamuhamagara. Alo? Message ado. Meze neza. Unugishaka kuvugana n'abakobwa? Kubera iki? Ahisa namufata. Nakoni rwose ibintu ni oke. Njye mbanze njye gutarasamo numva uko ibintu bimeze. Namamagaye se. Ni cyane. Hello. Yewe. Meze bite? Abakobwa b'iki gihe se ndabazi. Wankubye ntabwo nifuza kuvugana n'umukobwa hava akagera. Sawa nibyo ahubwo. Yewe ahisa nkufa. Ngaho mwagatukisha bose ko. Ngoga. Bayo hano. Nakwitabye. Ngoga. Yes. Genda umesera ari amashuka. Harimo n'amakariso uyamesere. Nusoza utonore n'igitoki uterekeho. Rikera. Ngo gufuranga ibiki n'ibiki? Umfurire ntago bishoboka we. Kuva ryari ngiye mfura ibintu. Rero byashobotse urayafura ari amashuka n'amakariso nurangiza unateka. Je ne sais pas ntago bishoboka. Burakitagunza atungwa n'ikira. Wanawe nabyo neka tu. Nubona ari byo nese ndabandi imbwa kabisa. Urabiteka ahubwo gira vuba ndumva nisonzesha ri. Aha. Ndabona ndi bujye mu gikoni dakubiteka. Mbona se umugore yigize ibamba. None se ngabo kera niyo wajyaga biteka none yijyaniye na mawe. Ubwo ni ukuvuga ngo nyine kanemere njye kubiteka no gufura. Aha. Zarya duke ndyame kaje. Mbega umukobwa. Ndumwe pe. Aha.
ibi byari byo da ahamenye se imyenda inyifura wa mugani naza kurara hanze da wa mugani wampaye akazi se ibi byari byo kabisa ese heruka bambwiye ngo gufuranga imyenda n'amashuka ngo n'amakariso mana yanjye nje kuyareba da ayo wenda wasanga ntazi aza kundaza hanze sha nubwo umugore aba amatse ariko ndabona mbihishije ndabona nshobora kuba nzabimenya guteka ifiriti irasa gutya sheri karame karibu ku meza kanzi sheri wasoje ashaje nese ntabwo wasoje nta n'isoni ushobora no gukoza izo ntoki nkahita nzivuga nese ntabwo umpamagaye ngo njye natetse uzicyunzwe nabuze mu gikoni nese niba wakibuze birandeba ubundi se amakariso wayameshe ako ibi biryo mbigusigire ubirye wenyine ubundi se wayanitse sheri ibyo tubireke ngaturye karibu nyine karibu birahiye neza ikibazo ni ngiri kukibazo irya shera gushaka kurya ase wariye si wabitetse biryoshye ngabereka ndabyiba ngarya rero ko n'ubundi kubiteka byakunaniye ubundi buri kuma birasenga se kuri kujogora wahereye ariko mana yanjye aho ubundi wabaye ute wa mugore ibiryo sinjye wabitetse ngahirya nyine sinjye wabitetse reka gutonganira ku biryo ngahirya ase sheri kwa jina la Yesu ngoga byose bivuye kandi iri buye waritetse utari kurireba wamuhirimbiri we je mu biryo byose natetse wigeze ubona hazamo